ntihakagire umuntu wo muri mwe ubabazwa bamuhora kwica cyangwa kwiba cyangwa gukora inabi yindi cyangwa kuba kazitereyemo. Ariko umuntu nababazwa azira kuba umukristo ntagakorwe n'isoni, ahubwo ahimbaza Imana ku bw'iryo zina. Nuko rero ababazwa nk'uko Imana ibishaka nibabitse uwo muremyi wo kwizera ubugingo bwabo, bagumye bakore neza. Amahoro y'Imana nabe kuri mwebwe bakunze b'ikiganiro Inzira y'Umusaraba. Turabasuhuje kandi turabatashya muri Kristo Yesu. Ubuntu bw'Imana ndetse n'urukundo rw'Umwami wacu Yesu Kristo bane namwe, kandi amahoro atanga aruta umuntu wese yakwibwira narindi imitima yanyu. Ndetse umugisha wumva ijambo ry'Imana nuze kuri mwebwe mu miryango yanyu. Nubwo mufite byinshi bibugarije bitumye mutishima, mufite byinshi bitumye mutanezererwa, muri guma mu rugo, muri mu bihe bitoroshye, muri mu bihe bya COVID-19, ndetse ushobora kuba uri no mu bihe by'ubukene, waburaye, ushobora no kuba uri mu bihe bitoroshye namba. Ariko uyu mwanya nk'uyu nguyu ndaje ngo dukomezanye kugira ngo we gusigara muri ubu butayu. Ubu ni ubutayu turimo bene data, kugira ngo turusheho kunyuzwa mu ruganda. Mwibuka amagambo umuhanuzi Daniyeli yavuze ngo benshi bazatunganwa, benshi bazanyuzwa mu ruganda, bazanyuzwa mu ruganda, ariko abazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutware. Niyo mpamvu bitewe n'ibyo turimo, bantu b'Imana, buri umwe wese akomeze mugenzi we, buri umwe wese agira icyo ajya akomeza kuri mugenzi we baziranye muri Kristo Yesu. Ndabashimira Imana, ndabakumbura cyane, kandi ndabasabira Imana ikomeze ibiteho, ibashoboze, ibaha umugisha. Tugiye kumva amagambo y'Imana uyu munsi. Turi buze gusanga mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse, ni igice n'icya 4. Turi buze guhera ku murongo wa 12 tugeze ku murongo wa 19. Urwandiko rwa mbere Petero yanditse, turi buze guhera ku murongo wa 12 tugeze ku murongo wa 19. Mwumvuka amagambo y'Imana avuga. Reka dusome twihuse, hanyuma tuze kuganira kuri ayo magambo. Bakundwa, mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu ngo mumere nk'abagushije ishyano, ahubwo munezerwe nuko mufatanije imibabaro ya Kristo, kugira ngo muzanezerwe mwishima bihebuje ubwo ubwiza bwe buzahishurwa. Ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo, murahirwa, kuko umwuka w'ubwiza aba kuri mwe, ari we mwuka w'Imana. Ntihakagire umuntu wo muri mwe ubabazwa bamuhora kwica cyangwa kwiba cyangwa gukora inabi yindi cyangwa kuba kazitereyemo. Ariko umuntu nababazwa azira kuba umukristo ntagakorwe n'isoni, ahubwo ahimbaza Imana ku bw'iryo zina. Kuko igihe kigiye gusohora, urubanza rukazabanziriza mu b'inzu y'Imana. Ariko se niba rubanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Kandi niba rihuruje ko abakiranutsi bakizwa, utubaha Imana n'umunyabyaha bazaba he? Nuko rero ababazwa nk'uko Imana ibishaka nibabitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo, bagumye bakore neza. Aya magambo y'Imana dusomye, reka dusenge. Mwami Imana yacu nyiribihe, twongeye kugushima kandi turaguhimbaje.
tugushimiye kugira neza kwawe n'imbabazi zawe. Ibyo twitaho turi abana bato mu by'umwuka n'iby'umubiri kandi tugukeneyeho kuzamurwa nawe. Natwe twemeye ko nta mwuka w'ubwenge dufite muri twebwe, ahubwo tuwukeneye kugira ngo uduhe utuyobore muri bino bihe bitoroshye. Duhe na mwuka wera aba ari we aza atuyobore. Uwo mwuka azadufasha atwibutse ibyo Kristo yadukoreye, atwibutse ibyo Golgota, atwibutse ibyo mu gashyamba k'i Getsemani, atwibutse uburyo yahekaga umusaraba umunanira awakirwa. Ni ukuri turakwinginze kugira ngo turengere, maze atwibutse iby'amahwa Kristo yakubiswe, atwibutse ibyo kugeragezwa kwe, maze natwe niduhura n'ibigeragezo twihangane, maze turusheho kwihanganirana no gukomezanya. Turagushimiye Mwami Imana yacu kuko ari wowe waturinze muri bino bihe biba bitoroshye. Umwanya nk'uyu tubonyeho kukuvugira, reka Mwami Imana yacu duhane umugisha n'abumva ijambo ryawe, kandi twese turakuhamagaye nk'Imana kugira ngo tweze kandi dutunganye. Abumvira ijambo bose ukomeze kubaha umugisha ndetse no kubagirira neza, kuko uri Imana y'amahoro. Twanze imyuka mibi y'abazimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu, ahubwo ubwiza bwawe nibugote buri muntu wese ahari, kugira ngo urusheho kubana natwe no kutugirira neza. Urakoze nyiribihe, urakoze kuko umva gusenga, ni mu izina rya Yesu Kristo Mwami n'Umukiza wacu bisabye nizeye, amen. Iwawe niho nuriza. Ndabashimiye bakristo bavandimwe, ndabashimiye mwebwe bakunze b'ikiganiro inzira y'umusaraba, mwebwe mu cyumva munyuze kuri channel yitwa Am Christian Rwanda. Iyo ni channel icaho ubutumwa bwiza. Imana ibaha umugisha. Ababwumva munyuze ku buryo bwa WhatsApp mwabonye ubwo butumwa, Imana ibaha umugisha. Namwe mwese mukomeze mugubwe neza muri Kristo Yesu, kandi Imana y'amahoro ikomeze ibarinde umubi, ikomeze ibahishe mu mababa yayo. Turagushimiye data, niwe uduhaye umwanya. Rero reka dukomeze twiga aya magambo y'Imana. Twasomye amagambo aboneka mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse ruvuga ngo bakundwa mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu, ngo mumere nk'abagushije ishyano. Aya ni amagambo akomeye twasomye aho ngaho mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse ibice 4 umurongo wa 12 kugeza ku wa 19. Ni amagambo usoma ukabyumva ukavuga ngo ari abakiranutsi, ari abakiranirwa. Harimo amagambo Yobu yigeze kuvuga, ngese buriya batubaha Imana bagira byiringiro cy'iyo bapfuye. Noneho Petero nawe yaje asongamo amagambo aravuga ngo ese niba uko kugeragezwa ibyo byose bije, urwo rubanza ruzabanziriza mu b'inzu y'Imana, ese ubwo buriya abakiranirwa bazaba hehe? Niba urubanza ruzabanziriza kubitwa ko bakiranutse, akaba arimo rubanziriza, hanyuma utarakiranutse uwo nguwo mbese witwa ukiranirwa azaba hehe? Uwo muntu azaba yihishe he? Mbaza nanjye nkubaze, icyakora Mwuka Wera dusubize, handi ho kwishyura uretse muri Kristo Yesu. Ibyo ngibyo bikora ukiriho, ntabwo bikora waramaze gupfa. Iyo wamaze gupfa, ubuzima bwawe nyine uba warangije manda yawe ku isi. Bibiliya iratubwira nk'iyo umuntu apfuye imigambi ye, ibyo zose biba birangiye. Ariko utarapfa uhorana imigambi, kandi upfa ugifite imigambi. Niyo waba uri umusaza, upfa ufite umugambi, niyo wawutekereza ko uzawukora ejo, upfa ufite umugambi. Niko abantu duteye. Ariko ijambo ry'Imana ririmo riratubwira ngo bakundwa mwe gutangazwa n'ikome, ngo ryo kubagerageza riri hagati yanyu, ngo mukomere nk'abagushije ishyano. Mukomere, n'ugukomera ntago ari ugukomera, mukomere nk'abagushije ishyano. Oya, mwe gutangazwa no kugeragezwa kuri hagati muri mwe. Ubu ni ubutayu turimo bakundwa bene data, bantu mudaheruka mu materaniro yera. Hari abafite umugisha bari mu turere turimo amateraniro yera bikorwa, hari abari muri guma mu rugo iyo gahunda barimo. Ariko turabasabira abantu b'Imana kugira ngo dukomezanye. Nkomeza ngo ukomeze, we gusigara muri ubu butayu. Bibwira Imana ayo magambo yasenga, ubwira Imana uti ne gusigara muri ubu butayu, undinde
ne gusigara muri ubu butayu. Rero twe gutangazwa hagati n'irikomeye ngo dutangare cyane ko tugushije ishyano. Oya, ntabwo ishyano ryaguye. Ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira ngo ahubwo munezezwe nuko mufatanije imibabaro ya Kristo, kugira ngo muzanezerwe mwishima bihebuje ubwo ubwiza bwe buzahishurwa. Ahubwo munezerwe, mwishime cyane, nimwishime mu mitima yanyu. Kwishima Bibiliya itubwira neza ko dukwiye kunezerwa nuko dufatanije imibabaro ya Kristo. Bakundwa, dufatanije imibabaro. Ibi bihe turimo ntabwo biri kuri wowe wenyine, biri kuri njye nawe. Bigoye umugenzi, ariko ese murabyibuka Yesu ajya gupfa, agiye gutanga, yaragize ati, yari ku musaraba, yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo Data, mu maboko yawe nimwo nshize ubugingo bwanjye. Akivuga ayo magambo ko mu maboko y'Uwiteka nimwo ashize ubugingo bwe, yahise atanga. Ese ujya wibuka ko ugeze muri bino bihe bikomeye ukavuga ngo Data, mu maboko yawe nimwo nshize ubugingo bwanjye? Cyangwa se warakayutse? Niba waranakayutse, uyu munsi Imana irakwemerera ko ntabwo ugomba kujugunywa hanze ngo ukandagirwe, kuko igihe ntikirarangira. Menya ko uri umunyu w'isi, wikayuka byange. Uri umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi. Uyu umuntu wese areba uwo mudugudu, niwo arawitegereza akavuga ngo uriya mudugudu ni mwiza. Niba kureba ibyo ukora, akakubona ibyo ukora, akabona ko atagusoromaho urubuto na rumwe rwo kurya, ahubwo akabona ko ari urubuto rutari urwo kuribwa, menya ko muntu w'Imana, niba wari usanzwe wera izo mbuto muri wowe, menya ko utagishakwa aho hantu uri, ahubwo ushakwa kugira ngo haguruke uve muri ubwo buzima buhenebereje umutima, buhenebereje ubugingo bwawe, buhenebereje umubiri wawe. Yego turi mu isi, turacyarwana n'umubiri n'isi na Satani, ariko bakundwa bene Data, dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Kandi ubwo buntu twagiriwe ntabwo butwemerera gukora icyaha uko twishakire. Umurongo wa 14 aravuga ngo ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo murahirwa, kuko umwuka w'ubwiza aba kuri mwe, ari we mwuka w'Imana. Niba utukwa wowe ugihanganye no kwibera umukristo, kandi kuba umukristo nta kindi bisobanuye nuko hari icyo bakubonamo ingeso nk'iza Kristo, ugahera ko witwa umukristo. Ba Paulo na ba Apolo igihe bajyaga muri Antiokiya, ijambo ry'ubukristo batangiye kwitwa abakristo ari uko babonye bakora nk'iby'umwami wabo yakoraga, cyangwa ari uko babonyeho ingeso nziza nk'iz'umwami wabo Yesu Kristo. Noneho abantu barangije baravuga ngo aba ni abakristo. Rero nawe menya niba uri umukristo, uri uwa Kristo, ukigerageza no kwibera uwa Kristo, ukitoza kuba uwa Kristo, menya yuko ijambo ry'Imana riratureba twese. Humura nubwo wahatuko baguhora izina rya Yesu Kristo, urahirwa. Ariko nawe se isuzume, niba uzi ko uhagaze ku cyaha, ni ukuri haguruka nawe, Yesu yiteguye kugukiza. Haguruka, wikwita ku cyubahiro ufite, wikwita ku mafaranga ufite. Amafaranga ntacyo yakumarira, iyo birangiye biba birangiye nyine, urayasiga. Twebwe twasigaye tukayarya tutaranayaruhiye, ariko si ibyo nkwifuriza. Ndakwifuriza kugira ngo ubuzima Kristo yaguhaye, niba waragize umugisha wo kuyatunga, Imana iguhe no kuyarya. Kandi ariko uhaguruke, uve mu byaha, va mu byaha, hunga udapfa. Iki ijambo ry'Imana rivuga ati hunga udapfa. Igihe Loti bamukuraga mu mudugudu w'i Sodoma, hunga udapfa. Nuva mu byaha, nuva muri ibyo byaha, ntabwo uzapfa. Hanyuma ku murongo wa 15 uravuga ngo ntakagire umuntu wo muri mwe ubabazwa bamuhora kwica cyangwa kwiba cyangwa gukora inabi yindi cyangwa kuba kazitereyemo. Muntu w'Imana, umva icyo Imana igusaba. Ntukababazwe baguhora kwica cyangwa kwiba cyangwa gukora inabi yindi cyangwa kuba kazitereyemo. Aho ngaho nubabazwa baguhora ibyo, uvuga ati ndimo ndishyura ibyo nakoze.
aho ntabwo ijambo ry'Imana ritwereka neza ko tuba twarengereye, ariko umva uburyo ukwiye kubabazwa mu kwishima. Ngo ariko ku murongo wa 16 uravuga ngo ariko umuntu nababazwa azira kuba umukristo ntagakorwe n'isoni, ahubwo ahimbaza Imana kubw'iryo zina. Umuntu nababazwa bamuhora kuba umukristo wa Kristo, aho ni nababwiraga haruguru, ntagakorwe n'isoni, ahubwo ahimbaza Imana kubw'iryo zina. Himbaza Imana kubw'iryo zina Kristo winjiye muri wowe. Mesiya ni umucunguzi wacu, yitanze ku musaraba kugira ngo acungure abari mu isi bose, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nk'uko Imana yadukunze twebwe abari mu isi cyane bituma itanga umwana wayo w'ikinege, njyewe nawe nitwizera tutazarimbuka, uzamwizera ntazarimbuke. Nicyo n'ubu ngubu kidushishikariza kugira ngo tumwegere tumusange, twe kurakazwa n'uko twababajwe duhorwa izina rya Kristo. Ubutabazi bw'Imana burahari. Ku murongo waho wa 17 uravuga ngo nuko igihe kigiye gusohora urubanza rukabanziriza mu b'inzu y'Imana. Ariko se niba rubanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Umva ayo magambo ariho akabazo. Turimo turabazwa uburyo niba nje nawe, isuzume niba wumvira Imana cyangwa utumvira Imana, iherezo ryawe rizamera rite? Ngo ariko ngo igihe kigiye kuza urubanza rubanziriza mu b'inzu y'Imana. Ariko se niba rubanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Jya muri urwo ruhande wumve nawe. Ariko niba uri mu ruhande rw'abumvira Imana, haguruka. Niba uri mu ruhande rw'abatari bumvira Imana, ndagushishikariza nkubwira ngo Imana Data niyo bwihisho. Zaburi ya 91 itubwira neza ko uba mu rwihisho rw'isumba byose, azahama mu gicucu cy'ishobora byose, azagukiza ikigoyi cyose cy'umugoyi. Mujya mwumva amagambo bayaririmba. Azagukiza ingabo ibihumbi zose ngo zizagwa imbere yawe, abantu ibihumbi n'abantu inzovu bagwa iburyo bwawe n'ibumoso. Ariko ndimo ndaguhamagarira kwinjira mu buntu bw'Imana wowe. Ndimo ndaguhamagarira kwinjira mu mbabazi z'Imana. Ndimo ndaguhamagarira kwinjira mu biganza by'Imana. Ndimo ndaguhamagarira kwinjira mu bikari by'Imana. Ngiye uyu munsi ndimo ndaguhamagarira kwinjira mu bwihisho bw'Uwiteka. Nge nawe twinjire mu bwihisho bw'Uwiteka. Umurongo wa 18 uravuga ngo kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, utubaha Imana n'umunyabyaha bazabahe? Niba biruhije ukaba urimo kwanga no kwinjira muri Kristo Yesu, ukaba ugihagaze mu byo wari urimo, ukaba ukiri muri bwa businzi bwawe, ukaba ukiri muri bwa busambanyi, kwiba byo ntiwabiretse, ndetse gutukana uracyashira isoni, ndetse gusuzugura, ndetse na bya bindi byose ibyo ukora nibyo bikiri muri wowe, ukaba ukirimo no kwanga no kwinjira ngo Kristo agushoboze gutsinda icyaha, kuko yapfuye ibya kamere byose akabipfira bigapfa muri twebwe, ahubwo tugahabwa umwuka w'Imana, tukaba abagengwa ndetse n'ingeso nziza z'umwuka. Ingeso za kamere zigapfa, tugapfa kuri zo. Uri hehe? Kuki utinjira? Kuki utemerera Imana? Weho wajyanyemo akaguru kamwe, kuki utabyemera ngo Imana ikuyobore? Imana Data ni umunyembabazi, kandi imbabazi z'Uwiteka ziracyariho kugeza igihe iyi si yacu. Imana nivuga ngo finali irageze, umunsi w'imperuka urabaye, wa munsi twese dukwiye gutinya, hanyuma tukarushaho gushaka ubwiza bw'Imana no gushaka mu maso y'Imana. Uwo munsi nugera imbabazi z'Uwiteka uragira ngo uzazikurahe? Imbabazi z'Uwiteka urazifite ukiriho mu isi. Ariko se none niba utubaha Imana, iherezo ryawe rizabirihe? Uzaba hehe? Ariko ijambo ry'Imana uvuko ritubwira nuko rero abababazwa nk'uko Imana ibishaka nibabitse uwo muremyi wo kwizerwa, ubugingo bwabo bagumye bakore neza. Ese urimo urababazwa, uri mu kigeragezo cy'uburwayi, uri mu kigeragezo cyo gushaka, uri mu kigeragezo cyo kutabyara, uri mu kigeragezo wahuye n'ikigeragezo cyo kuba ukunda guhura n'ibigeragezo by'ibishuko akenshi bigashaka kukugusha. Waba uri umusore
ufite ikigeragezo kikugerageza, waba uri umukobwa ufite ikigeragezo kuri wowe ubona ko gishobora kugutura mu kurimbuza ubugingo bwawe cyangwa se mu gupfa. Ese ufite ikigeragezo mu buryo bwinshi butandukanye, ariko ngo niba bababazwa nk'uko Imana ibishaka, ngo abo bantu ntibabitse umuremyi wabo ubugingo bwabo, ngo ahubwo nyine bagumye bakore neza. Fata ubugingo bwawe bubitse Kristo, fata ubugingo bwawe bubitse Imana, uvuge ati mu maboko yawe ni munshize ubugingo bwawe, hanyuma urangize ukore neza. Wihanganire kugeragezwa, wihanganire ibyo urimo, ejo uzatabarwa. Petero ari mu nzu y'imbohe, yabonye marayika aza kumutabara, afungura inzu y'imbohe, amufata akaboko aramujyana, ariko Petero yagize ngo arimo ararota, arangije abona koko ntiyarotaga, abona nibyo. Urumva, niba uri mu kigeragezo humura, Imana izagutabara. Niba uri mu kigeragezo, Imana izagutabara igusubize, uzasubizwa. N'abarusi kiracyari ikigeragezo barimo, ariko Imana yarabatabaye, ubu ni nyirakuruza mu bisekuruza bya Yesu Kristo. Nawe rero niba uri mu kigeragezo cyo kubyara, bahana baratabawe, humura bitse umuremyi wawe ubugingo. Niba uri mu kigeragezo cy'uburwayi bukomeye muri wowe, bitse umuremyi wawe ubugingo bwawe, urusheho gukora neza. Imana y'amahoro nibampera umugisha. Turasoje, twari turimo twumvira ijambo ry'Imana riduhamagarira gukomezanya, riduhamagarira kuguma mu buntu bw'Imana, kuko twe gutangazwa n'iri geragezwa riri hagati muri twebwe, ahubwo dukomere dushikame. Kandi ijambo ry'Imana hari uko ritubwira hano muri Petero wa mbere ibice 3 duhereye ku murongo wa 13 turavuga ngo mwumve ikimana itubwira muri iri jambo. Petero wa mbere umurongo igice cya 3 umurongo wa 13, aho ngaho uravuga ngo mbese ninde uzabagirira nabi nimugira ishyaka ry'ibyiza? Icyakora nubwo mwababazwa babahora gukiranuka, mwaba muhiriwe. Ntimugatinye ibyo babatinyisha, kandi ntimugahagarika imitima, ahubwo mwubahe Kristo mu mitima yanyu ko ari we mwami, kandi mube mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ubabajije impamvu z'ibyiringiro mufite, ariko mufite ubugwaneza mwubaha. Maria y'umutima sukubiri. Imana ibaha umugisha. Itegure kuzasubiza umuntu wese uzakubaza impamvu z'ibyiringiro ufite, ariko uzabikora ufite ubugwaneza unubaha. Ndagushimiye wowe mwene data wumvishije ijambo kandi ukaba wegeranye natwe. Imana niguha umugisha. Reka dusenge maze ugire icyo ubwira Imana, uyereke ngo mfata ukuboko, sinshaka kunanirwa, iyi si iraruhije. Ugendane n'Imana, uvuge ngo mu maboko yawe ni munshize ubugingo bwanjye. Iwawe niho nturiza. Mana, turakwiyeretse, turakwihaye, turi abanyantege nke, ariko mu magambo usubiza ntihabamo ngo ntibishoboye, cyangwa ibyo sinashobora kubigerageza. Muri ayo magambo ntayo ugira, kuko uri ububasha, urihagije mu bumana bwawe. Izina ryawe nirishimwe. Abana bawe turakwiyeretse, turakwihaye, duhamagariye kutababazwa baduhora kwiba cyangwa kwica cyangwa n'ibindi by'isoni nke no kubanyira akazitereyemo, ahubwo tubabazwe baduhora kuba umukristo, baduhora kuba abantu bahamye ibya Kristo. Ariko mwami Imana yacu, ibyo ntitwabyishoboza. Ariko niba hari abageragezwa bikomeye gutyo, ntibabitse umuremyi wabo ubugingo bwabo, natwe turabuguhaye. Ariko wongeyeho amagambo ngo barusheho gukora ibyiza, kandi urongera uratubwiye ngo ninde watugirira nabi nitugira ishyaka ryo gukora ibyiza? Nta n'umwe watugirira nabi. Uduhamagariye kwitegura kugira ibyiringiro bizima byo gusubiza, cyangwa se uburyo dukwiye kugira impamvu nziza dusubizanyamo umuntu wese utubajije ibyiringiro dufite, twubaha ndetse tunicisha bugufi, dufite ubugwaneza. Turakwinginze nk'Imana kugira ngo urebe buri muntu wese watsinzwe n'ijambo ryawe, urusheho kumuruhura mu mutima, akwegera umwumve. Mwami Imana yacu, turamusengeye, turagusabye kugira ngo ufashe abari mu bitaro nabo ubakize, abarwayi bari mu nzu z'imbohe ubarengere, abarimo bageragezwa n'ukuri Nyagasani ubatabare. Ubuntu n'amahoro bibane natwe,
kandi ukomeze kuturwanira ku bw'iki cyorezo uzagishyireho iherezo, maze ubw'ubu butayu twe kuzasigaramo, ahubwo Nyagasani uturindire ubugingo kuko tubushize mu biganza byawe. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen.